nibyo ambassador Mitali twari twaramukuye ku kazi ntabwo twamuhamagaye kwitaba ku itariki ya 21 z'ukwa gatatu bikurikiye ikibazo ishyaka rye ryari ryatugejejeho nka guverinoma ibibazo by'amafaranga menshi ayobora ishyaka ajya rero mu kazi nka ambasaderi ibibazo atabikemuye hanyuma tumusaba kuza igihe cy'umwiherero twamusabye kugera mu gihugu mbere kugira ngo afate umwanya wo kurangiza ibibazo bye na parti hanyuma ntiyabikora hanyuma rero turamusezerera mu mirimo turamwandikira ku itariki ya 21 dushaka ko aba yageze mu gihugu ku itariki ya 4 aribwo ejo kwa 4 twamenye rero yuko atari muri Ethiopia aho akora yahavuye ejo we n'umuryango we ubwo rero iyo nkuru turacyayikurikirana. Ntabwo mwebwe mufite mu nshingano mwakwemeza yuko yahunze igihugu? Nta icyo tuzi nuko atari aho yagombye kuba ariho mu gihugu cya Ethiopia aho akora akaba atari na hano mu gihugu kandi tukaba twari tuzi ko ubundi ejo aribwo yari kuzafata indege ataha hano mu Rwanda ubwo rero ibisigaye ni iperereza. Nanjye ndi umuturage nanjye mu bamaze iminsi basaba nanjye ndimo nubwo ntarandika urwandiko ariko hari abanditse hari abavuze ku maradiyo yanyu hari ababisabye ku buryo butandukanye hari ababyisabiye mu nama rusange ziba zateranyijwe n'abayobozi banyuranye ku bibazo bitandukanye bakavuga bati rwose nyakubahwa perezida wa repubulika akwiye kwemera agakomeza tukagendana muri uru rugendo. Impamvu bari abaturage bavuga kiriya kintu ndatekereza ko bareba aho tuvuye bakareba aho tugeze bakareba aho tugana. Kuri bo tegeko nshinga nibo barikoze n'uburenganzira bwabo nta nuwo basaba kurihindura kugira ngo bavuge bati iyi ngingo tuyinoze kuri ubu buryo idufashe kuri iki dushaka. Ririya tegeko nshinga mu ngingo ya 2 rivuga ngo mu ngingo ya 1 ni tegeko nshinga ryashyizwe n'abaturage mu ngingo ya 2 ubutegetsi bw'abaturage babukoresha ubwabo uko babyifuje binyuze mu babahagarariye cyangwa muri referendum. Ingingo imwe bavuze ngo iyi ngingo ntabwo izahindurwa mu itegeko nshinga ni ingingo imwe rukumbi 193 niyo yonyine yanditse mu ingingo nta mushinga wo kuyihindura uzakira izindi zose zirahinduka. So abaturage bafite ubwo burenganzira gusaba icyo bashaka. So uko rero ngira ngo abanyarwanda tureba amateka yacu tuzaho tuvuye tuzaho tugeze tuzaho tugana dufite igihugu cyari kiri hafi kwitwa zero igihugu kuvaho ariko mureba aho u Rwanda ruri. So abanyarwanda rero bavuze bati nyakubahwa perezida buturi imbere dukomeze ntabwo ari ukuvuga ngo barashaka umuyobozi gusa hari umuntu bashaka ku mpamvu avuga ati turashaka uyu muvuduko w'iterambere dufite aha tugana niho dushaka. So ibyo rero n'uburenganzira bwabo ntabwo dufite icyo twabikoraho nk'abanyarwanda cyangwa se nk'abantu barahanga icyo twabikoraho nk'abari bagira leta inama mu by'amategeko tuyisabwe twatanga inama tukareba amategeko uko ameze tukareba uburyo byashyirwa mu bikorwa tukabyandika tugatanga iyo nama kubyangirwa icyo nagira ngo kivanemo kuko ririya itegeko nshinga ni itegeko ryakozwe n'abaturage sibyo ni iryabo. Iyo bavuze bati iri tegeko turashaka kurikoresha iki n'iki gipfa kuba kitica amategeko kitari bugome guhutaza cyangwa kugira gute ntekereza ko bafite ubwo burenganzira. Igihe rero cyo kuvuga ngo ababibwiwe nimusubize icyo gihe nacyo ngira ngo kigera aho ngaho kikagera. Ntabwo mu mategeko yacu hari uburyo nka bubiri buteganyijwe mu ngingo 193 itegeko nshinga rihindurwa bitangijwe na nyakubahwa perezida wa repubulika abigishijwe inama n'inama y'abaminisitiri cyangwa se bigatangirwa n'inteko ishinga amategeko imitwe yombi yagize uburyo itora muze kurisoma muri rebe. So icyo gihe nacyo kigera aho kikagera hari aho bigera abantu bakavuga bati ariko mureke dupime ubu busabe bw'abaturage si yindi bita referendum.